ariko Imana mu mugambi wayo yari imbitsemo ikintu cyuko muri iki gihe nzaba nicaye kuri kamera ku itangazamakuru Menyesha TV, ndimo kumenyesha abantu iby'ubwami bw'Imana, ndimo kumenyesha abantu ko Imana ikiza sida, uko yari iri kera, uko yakijije, uko yahumuye impumyi, uko yazuye Lazaro mu bapfuye, amaze bamfasha ndi bagezeyo basanga iyi ni icyangombwa cyaturutse muri tarake mu mashini mu rwego rw'igihugu cyemezaga ko ndwaye sida, urabyumva. Noneho barangije buzuzaho ubujyanama bw'ubuzima. Reka abantu babibone neza, bagira ngo ntago nazanye fotokopi batazajya ngo ni ibintu byo kuri aya mazina ni ntaho bavukiye Eugene, ngo iyi ni ifishi yemeza ko ndwaye sida. Nyuma rero ngiye gukora Imana yankijije sida, reka no gusa turangije kugaragaza ko koko warwaye sida, narwaye sida. None tugiye ku buryo yakize, ni uburyo yakize. Si umwe, si babiri, si batatu, hari n'undi uri muri Amerika nasengeye kuri telefone, Imana ikora igitangaza, yarakize. Yakize sida, yakize sida umusengeye kuri telefone. Imana ikora igitangaza, impishurira ikintu ngomba kumubwira agomba gukora. Ntago ari amafaranga, taza kunkurikira. Nabyo ngiye kuzana indirimbo noneho ivuga ngo kirahiye, urabyumva? Kirahiye. Iyi zasohoka nzayifata mu bambe. Kirahiye. Kirahiye. Igitwika. Kirahira gitwitse. None abantu mbese nako ngako nuko izaba yitwa ngo iragitwitse. Ubwo n'iki kizagihiye? Igisonga. Abakurikiye Menyesha TV tubanje kubasuhuza ndetse tunabaha ikaze muri iki kiganiro tugiye kugirana n'uyu musitari wacu. Muraza gusanga ari umuntu w'umusitari cyane, muzi cyane mu bintu by'ubuhanzi. Ni umuhanzi tugiye kuganira nawe, muraza kumumenya neza birambuye. Icyo tubashishikariza gusa ni ugukora subscribe kugira ngo ikiganiro cyose tubazaniye kijye gihita kibageraho. Ukanda ku ijambo subscribe, warangiza ugakanda ukazogera, ubwo uba wiyandikishije burundu ku buryo inkuru yose dushyizeho ikugeraho mu ba mbere. Kandi tubazanira inkuru nziza cyane, zisesenguye, zicukumbuye, zibafasha muri ubu buzima tubamo bwa buri munsi. Mbere yo gutangira rero tubanje kuguha umwanya wibwira abadukurikiye. Murakoze cyane. Ndumva abantu batanze ni bakeya. Cyokora nimenyesha Menyesha TV. Menyesha TV nibwo bwa mbere nyumvise, ni nabwo ngiye kwikoreraho. Abantu benshi baranzi ku bitangazamakuru byinshi, ku rugendo, ku mpanuro, ni benshi baciye imbere yanjye kandi nanjye naciye imbere yanyu mwe mudukurikiye. Amazina rero ni yandi ntabwo ahinduka. Eugene ntaho bavukiye, bakunze kumenya ku izina rya Ikiza Umusonga. Ntuye hano ku Muyumbu nkuko mubibona. Abandi bajya tubona badukurikirana ni muri salo nyine nicaye mahangaha iwanjye. Harya ngo ni Eugene ntaho bavukiye Ikiza Umusonga. Ntabwo ngiye mu yandi yo kuvuga ngo igiharamagara, igifaru cy'Imana, oya. Ayo ngayo na Eugene ntaho bavukiye. Eugene ntaho bavukiye. Iryo zina papa wigeze akubwira ntaho bavukiye hano yarikuye kujya bari kwita? Ntaho bavukiye papa yapfuye atarimbwiye, yapfuye icyenda tansobanura impamvu, ariko ejo bundi mama niwe banje kunsobanurira, ansobanurira, niwe nabaje impamvu banyise ntaho bavukiye. Arambwira ati nuko waruvukiye mu gace k'abarozi. Kandi noneho papa kera bajyaga batwita amazina y'amagenurano. Noneho papa ngo kubera ko yapfuye ababyeyi be cyangwa basogokuru bapfuye ari batoya, papa akiri muto. Noneho nanjye mvutse aravuga ati se ubundi kubabyara babyariye he ntaho bavukiye, naho ngaho ngo ryaturutse. Ejo bundi rero nanone nibwo nari ndimo kushakisha uburyo namenya amakuru y'umuryango, mbaza mushiki wa papa nyine ansobanurira impamvu y'ibyo byose, ko yitwaga Rwatambuga, abandi bitwa ntaho mpagaze. Ngiye nshaka rero kucukumbura ngo menye impamvu y'ayo mazina bagiye batwita ayo mazina, kuko ari amazina batwita akagenda dukurikirana. Ariyo za karande tujya tuvuga
zigenda zituruka. Bimwe na bimwe tugenda tugwa mu byo ababyeyi bacu bagiye batwitirira bitewe n'amateka yabo bagiye bacamo. Niyo mpamvu rero naho bavukiye ryaba bavuye. Ariko ubundi wemera ko hari siroga ivuga ngo so nta kwanga kwita nabi. Wemera ko amazina ababyeyi bita abana ari ingaruka bagira? Cyane nk'ubu nk'iri zina rya ntaho bavukiye naribanye ndi mutoya, ntangira kwiga muri primaire mbu wa nyuma rya ntaho bavukiye, nsigarana gushushanya, kuririmba no kwiruka. Urumva nayo ngayo nabonaga gushushanya, kuririmba, kwirukanka n'imirimo y'amaboko, nayo ngayo natahira. Ya masomo mu mutwe atansaba mu mutwe, ayansabaga mu mutwe ntayo nabaga nishoboreye. Urumva rero izo ni za karande. None mu ishuri nkabo wa nyuma. Ariko ikintu nkundira iyi Mana ari nayo mbwira abantu badukurikiranye kuri Menyesha, reka nkumenyeshe ikintu gikuraho karande ni ukwizera Imana. Iyo iyi Mana ikwisi izina uri ahantu muri mu bihe byiza ikakubwira ngo nkwise runaka, atari kwa kundi umuhanuzi akoresha amarangamutima bikaba koko bivuye ku Mana, ni ukuvuga ngo Imana ibiguhinduriye izina. Aho rero aho nitwikiza umusonga niho Imana yampinduriye izina, ariko yanyisikiza umusonga hari ahandi biturutse ndi buvugeho mu kanya. Urabyumva? Hari ahandi hantu biturutse kandi ntago wapfa. Ubu ngubu muri iyi minsi muze munyitege mu minsi mikeya ku bantu baturutse bamenye baje imenyesha, bakurikiye Imenyesha. Hariyo ngiye kuzana indirimbo noneho ivuga ngo kirahiye. Urabyumva? Kirahiye. Iyi zasohoka nzayifata mu bambe. Kirahiye. Kirahiye. Igitwika. Kirahiye iragitwitse. None abantu mbese nako ngako nuko izaba yitwa ngo iragitwitse. Ubwo n'iki kizagihiye? Igisonga. Byagisonga. Urumva kirahiye iragitwitse. Mbese munyitege mu minsi mikeya. Kirahiye. Umva kirahiye. Ubundi bari bazi ngo ikiza umusonga, noneho kirahiye. Mbakopeza gakeya hazaba harimo ibihiye nzagenda mbivugaho. Igisonga cyo gukorera abandi, cyo kubumbira abandi, cyo kujya kuvomera abandi babumba amatafari, icyo ngiye Imana iragitwitse. Ubwo rero ako kazi bigeze gakora ava byihorere. Reka uraduhishiye n'uruhiye. Ako ngako nakubuta. Ariko nanone abantu bakurikiye ntago nabura nyine ngo utwaye icumu rya shebuja ngo akibona gakiregeshwa ke. Ntago nabura kuta abantu mukurikiye Imenyesha ni Menyesha. Abantu bakurikiye Menyesha. Menyesha TV. Reka mbabwire ngo mujye munyarukira no kwikiza umusonga TV. Mbabwire mujye munyarukiraho musasangaho ubuhamya bwacu, musangaho n'indirimbo aho ngaho. Ubwo rero nyine nako ngako nari mbabwiye. Urakoze cyane. Ariko abantu wenda bakuzi ikiza umusonga, abantu barakuzi cyane kuri iryo zina. Waba wibuka turirimbira kapera gato kuri iyo ndirimbo abantu biyibutseho gato? Barayizi ariko mutaza kundeba gutya nyine ndi n'umusaza buriya. Ndi umusaza. Maze kugira abuzukuru babiri. Urifite n'umwuzukuru? Umuhungu wanjye mukuru abyaye kabiri, mbyaye imbyaro 11. Ubwo mba ngira ngo menyesha abantu amakuru yakiza umusonga, kandi nzi ko ari abantu mu buhamya bwacu buzabaryohera, hari aho buzageraho bakura bugire naho bubinjiza. Rero mbyaye imbyaro 11 ko munsi yahangaha mbana n'abana banjye, nta mudamu mfite. Abana 11? Ariko hapfuye 4, hariho 7. Yego. Bose mubana muri nonzi? Tubana muri iyo. Uretse abashatse? Harimo washatse ndi kumwe na 6. Ya rero ndamuse ko mutari kumwe byagenze gute? Nahuye nyine n'uruva gusenya. Ubwo se wavuze ngo Menyesha, uragira ngo mbamenyeshe abadamu batazajya bampamagara, ntabwo nshaka kurongora. Numva narabivuye. Ntabwo bazajya baguhamagara no kugira ngo abantu bamenye. Madamu yantaye nagiye mu ivuga butumwa mu nkambi y'Abarundi aho bita Mahama 2016. 2016 mu kwezi kwa 7 ku itariki 16 nibwo yantaye. Numva rero nubundi buhamya kuko muzashaka nimushaka kubumenyesha abandi. Ikiganiro kizakurikira tuziga kumenya noneho umugore yagutaye ate, urikizaho iki, ariko ibyo reka twe tubiretse ahubwo twigarukire ku mpamvu y'uyu munsi. Ufite ubuhamya, nimba navuga bwite bwa kasamutwe, niba navuga ngo n'ubuhamya
bukora ku mitima y'abantu benshi cyane. mba numva ubuhamya bwa Kasamutwe ni ubuhamya hari budasanzwe. Njyewe rero mfite ubuhamya nzi ko ku bantu bagiye kubwumva bwa mbere cyangwa kubukurikirana, iyo ndimo kubutanga, iyo ubukurikiye neza bamwe bagenda bakiriramo indwara. Ntago ari byo twirata. Abatubonye mu biterane, hari aho live nasengeye umuntu akira kanseri, ndimo gutanga ubwo buhamya. Rero ni ubuhamya bwiza bw'amateka kandi byabayeho gutya imbona nkubone. Iyo ndimo nerekana amafoto mu gihe nari ndwaye bwo ndagafitemo ahangaha nkimara gukira. Iyo abantu benshi ntago bajya bemera ko ari njyewe. Rero gutyo muri makeya Imana yankijije sida. Oya, ngenda saba abantu bagiye gukurikira ubuhamya bwawe babukurikire baburangize. Hari ukuntu umuntu areba agahita avaho, abukurikire burangize. Tugiye kumva ubuhamya bw'uno mugabo bitikiza umusonga wakize sida. Mbo nanjye igihe kinini nkunda kubwira abantu ngo niba wumvisha inkuru kugira ngo umenye iyo ariyo, wifata gatoya, wifata za commentaire muba mwabanjeho mbere, ahubwo yikurikirana ikiganiro nyirizina. Aho ngaho uvanamo kubohoka, ukavanamo gukira indwara, ukongera no kwizera kw'ibyo yakoreye abandi nawe yabigukorera. Kandi si rimwe si kabiri. Aha ngaha muri isa nubwo ubona tuno dutebe dushaje, ariko nakiriramo abantu benshi. Hari n'abaturuka hanze baje ngo mbasengere, kandi bamwe bagataha babonye ibitangaza by'Imana. Kandi bose barambonye hehe kuri ibi binyamakuru njyanye. Niwe kurimenyesha. Rero menyesha noneho ndumva nanjye ngiye kubamenyesha noneho. Urumva ko umurimo wagutse, umurimo ugenda waguka. Kugenda waguka n'ibitangazamakuru bishyashya biri kugenda bingeraho. Rero Imana ibaho umugisha. Cyambere mbanze mbashimire umurimo mwiza muba mwakoze nk'uyu nguyu, nubwo muba mumenyesheje no kuza kudusura nabyo burya, no kumva ko ubuhamya bwacu hari abandi bantu, abanyarwanda, ari abantu baba diaspora bari hanze, haba muri Amerika, haba mu Bwongereza, ibi bihugu byose biba bibakurikiye cyangwa se natwe bigiye kudukurikira muri aka kanya. Abo bantu ngira ngo nongere mbashishikarize icyambere kubatera inkunga. Mutera inkunga, menyesha. Ya mbere ntabwo bigoye, urutoki gukanda kuri subscribe no gukora kuri share na commentaire, ni ibintu biba byoroshye. No gukanda kukazogera ugakandaho, ukaba ubateye inkunga, kuko baba bafashe urugendo. Nubwo ntaramenye ibice mwaturutsemo, ariko muraza kubimbwira neza. Baba bafashe urugendo rukomeye rwo kugira ngo baturuke iyo ngiyo. Rero Imana ibaho umugisha, kandi nawe ugiye kubikora nongere ngusabire ngo Imana iguhe umugisha. Tangira rero. Mu kanya gatoya reka tubanze dusenge kugira ngo ikiganiro cyacu kibashe kugenda neza. Twongeye kugushimira Uwiteka Mana yacu, tugushimiye kurinda kwawe gukomeye, imbaraga zawe n'imbabazi byawe saga siko byo bituma tudashiraho. Ndagushimira kuko uri umukozi w'umuhanga. Wemeye ko dukora ikiganiro hano ku channel yitwa Menyesha TV. Ndakwinginze kugira ngo umuntu wese ugiye gukurikira iki kiganiro, reka ubwiza bwe bumukayanganeho, kandi icyuboro cyawe kimugote. Ngwino urwanya ibimurwanya, utsinde ibimutsinda, unesha ibimunesha. Igikuru nuko abantu babohoka bakumva ko uko kera wari uri n'umusari kukiri. Ngaho bana natwe guhera dutangiye kugeza dushoze mu izina rya Yesu. Amen. Ngewe tugiye kuganira, nkunda gutangiza ijambo ry'Imana rivuga ngo Yohana 15 umurongo waho wa 7 avuga ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagira gute, muzagihabwa. Intego ni ukuba mu Mana, urabyumva, ariko nayo ikaze kaba muri wowe. Iyo uri mu Mana ntibivuze kutageragezwa, kandi no kuba nayo iri muri wowe ntibivuze kutageragezwa. Ariko iyo usabye icyo ushaka Imana irakiguha. Imana amahoro ibaho umugisha. Naho ngaho ngira ngo dufatire. Ngewe rero Eugene ntaho bavukiye, mvuka mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba, muri Kigali, habaye umujyi wa Kigali, aho bita Kurisha niho mvukira. Ubwo kugira ngo abantu badukurikiye baze kumenya ayo makuru neza, aho niho mvukira, aho niho nambariye ingutiya, aho niho nigiye primaire mbuwa nyuma mu ishuri, aho ngaho niho naciriye inshuro,
aho ngaho niho nabereye mu nzu y'ibyatsi. Imana ishimwe ko ijya igenda ihindura amateka. Aho ngaho ni naho nakiriye sida, kuko sida nayikiriye aho bita kaje vuba. Rero ni naho narwariye sida, aho ngaho kurisha ndongera ndarwara, njya CHK kwa muganga, aho nabaye igihe hafi kingana n'umwaka. Abarwayi bavuga ngo ntera umwaku, ndashimira Imana ko yamwakuye. Kubw'iyo mpamvu rero ndibuze no kubereka ibyangombwa byo kwa muganga. Narwaye sida imyaka 6, muri uko kuyirwara nageze ubwo mpabwa twebwe igihe cyacu twahabwaga kato. Twajyaga tujya kwa muganga Nyacyonga mu bujyanama bw'ubuzima, kubera ko nta n'ubushobozi nari mfite, nta buryo nari mfite. Icyo gihe bavuga ngo badushyire mu ishyirahamwe, baduca amafaranga 3500. Ibyo 3500 ntaho nagombaga kubikura. Kujya mu ishyirahamwe n'abantu bafataga imiti, bamwe bajyaga kuyifatira za Kacyiru. Ntago ronge nari mfite ubwo bushobozi bwo kujya gufata imiti, kuko bayifataga bamwe batangaga amafaranga. Nge rero ntayo nari mfite, nari mu bukene butuma ibyo byose ntari bugiye gufata iyo miti, cyangwa se n'ibyo byasabwaga kwa muganga kugira ngo njye muri ayo mashyirahamwe ntabyo nari mfite. Ndashimira Imana ko Imana itareba ko umuntu ari ntacyo afite, ahubwo Imana ireba ku cyo yakuvuzeho. Icyo yakuvuzeho rero nibwo burinzi bwawe kuri wowe dukurikiranye. Ikibazo si ukuba waba urwaye ngo ugere kure, ikibazo si ukuba waba nta kintu ufite, ahubwo icyo Imana yakuvuzeho nibwo burinzi. Icyo ngicyo ni nacyo Imana ihagararaho kugeza igihe icyo yakuvuzeho izagisohoza. Sinzi niba nawe urimo kumurikira ubyumva. Icyo Imana yatuvuzeho, ko Imana ajyaga ambwira ngo nzakugirira neza, nzakwicazanya n'ibikomangoma, nzakujyana mu mahanga. Urumva mu kubimbwira 2001 imbwira ngo nzajya muri studio ngo nsohore kasete, ntago numvaga ibyo ngibyo bishoboka. Urabyumva? Ariko mu kugira ngo ingeze ku cyo yamvuzeho, niho ngira ngo wowe dukurikiranye ubyumve, kugira ngo Imana ikugeze ku cyo yakuvuzeho ntago ikubwira ibyo hagati. Ni ukuvuga ngo yarambwiye ko izangira ukomeye, ikanjyana mu mahanga, ikanyicaza ku maradiyo, ikanyicaza ku mateleviziyo, nkazenguruka amahanga. Ntago ibyo numvaga ko aho byaca n'amashuri nakubwiye nije amashuri 7 nyarangiza ntazi uvatishe Monique icyo bisobanura. Urumva bonjour with bonjour to uvatir with chez Monique tiveza ve komwa widakora. Nari nzi kubiririmba ariko utambaza ngo bivuga iki cyangwa ngo byandike. Cyangwa oya byo kubyandika byo ntago nabishobora. Ariko Imana mu mugambi wayo yari imbitsemo ikintu cyuko muri iki gihe nzaba nicaye kuri kamera ku itangazamakuru Menyesha TV, ndimo kumenyesha abantu iby'ubwami bw'Imana, ndimo kumenyesha abantu ko Imana ikiza sida, uko yari iri kera, uko yakijije, uko yahumuye impumyi, uko yazuye Lazaro mu bapfuye amaze iminsi 4, uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwikiri. Icyo usabwa ni ukuyizera. Noneho rero muri uko kuba kwa muganga nageze mu gihe ndetse n'abarimu mu itorero bajyaga bahagarara bakavuga ngo nk'abantu bazi ko barwaye sida, bakabazi ko barwaye sida, barangiza bakicarana n'abandi bantu bazi ko babizi ko barwaye bagira ngo babanduze. Icyo gihe nyine ngera igihe bankura muri korali, ntago nabura nava kuri kamera ntashimiye umugabo umwe n'umudamu we witwaga Niyohita, ni perezida wa korali Silowamu, n'ubu numvishe ko bongeye kumutora. Yigeze ambwira ngo ndashaka ko dusengana amasengesho y'iminsi 2 tukabaza Imana. Turayasenga, tuyasengera iwe n'umudamu we, baramfasha turasenga. Nongere mvuge ngo Imana ibahe umugisha. Nshuti yanjye we dukurikiranye, gerageza nibura ugira umuntu umwe cyangwa se 5, siko bose bazakuvuga neza, ariko nibura hagire 5 bakuvuga neza. No kumenyesha nabo bazajya bavuga bati ariko dufite umudayspora, dufite n'abadiyespora harya, dufite abadiyespora, mfite umudiyespora wambaye hafi. Nanjye ndamufite umwe uba muri Canada, ntago muvuze nzamuvumba, ni inshuti yanjye. Nawe ntago najya mva ahangaha namushimiye. Iyo mivuze gutyo
iyo agezeho amenya yuko muvuze. Ngashimira undi mu mama witwa Nadine wa muri Sweden, amaze iminsi arwaye umutima ariko mvuga ngo Imana imukize, kandi hari icyo Imana irimo gukora. Hakaba n'undi witwa Mukandori ubona uba muri Canada. Abo bose Imana yumve ko mbashimira, ubwo numva saba diaspora se bajye bamfasha. Hari n'abandi bantu benshi twahuriye ku mpanuro. Mana yanjye ndagushimiye wowe wagize icyo ukora, abana b'abana wamfashaga kugira ngo bajye mu ishuri. Ubu icyo gihe bari bagiye gutangira mu wa mbere, ubu tuvugana bageze mu wa 4, ejo bundi bagiye kujya mu wa 5. Urumva rero ntabashimiye kumenyesha, urumva naba ntashima. Rero niyo mpamvu uwo ndimo nshimira uwo mugabo niyo yita Emmanuel wamfashije mu gusenga, amba hafi mugena nahawe akato ariko yambaye hafi. Rero muri icyo gihe nibwo tumaze kujya kwa muganga, itorero ryamaze naryo ryaramfashe rijya kumpimisha kugira ngo rirebe koko ko ndwaye sida. Icyo gihe banjyanye bagira ngo bazamfashe. Niho mbwira abantu ngo Imana itakurengeye wowe dukurikiye, nta muntu wagira gute, nta muntu wakurengera. Niho rero banjyanye bajya kumpimisha. Icyo gihe njyewe nari nipimishije Nyacyonga, nipimisha Kaje Vuba. Ku bantu badukurikiranye ubwo bagira ngo bamenyeshe ahantu hose nagiye nipimisha, kuko aho hose basangaga ndwaye. Basanze Kaje Nyacyonga basanze ndwaye, Kaje Vuba basanga ndarwaye, Ngikabuye basanga ndarwaye, njya ku Muhima basanga ndarwaye. Noneho ubwo ndicara ndavuga ngo nyine ndabiramenyekanye ko ndwaye, ndabimenye. Baza no gupima kuri segiteri yacu, cyangwa se icyo gihe byari ku kagari, naho baradupima, itora ryo rinjyanye. Njya mbwira abantu ngo ikigeragezo kitaranuka ntago kivaho. Tugezeyo umudiyakoni umwe mu twari tujyanye ahita babwira ngo bagerageze, ngo kuri njyewe bagerageze barebe kuko ari byo. Ari naho banjyanye muri projet muri track. Ubwo icyo gihe baradupimye bazana igisubizo cy'uko ndwaye, barangije cy'uko ndwaye sida. Barangije bahita bajyana amaraso mu mashini yo mu rwego rw'igihugu yitwaga track, bamfasha ndi. Bagezeyo basanga iyi ni icyangombwa cyaturutse muri track mu mashini mu rwego rw'igihugu cyemezaga ko ndwaye sida. Urabyumva? Noneho barangije buzuzaho ubujyanama bw'ubuzima. Reka abantu babibone neza. Bagira ngo ntago nazanye fotokopi, batazajya ngo ni ibintu byo kuri. Aya mazina ni ntaho bavukiye Eugene, ngo iyi ni ifishi yemeza ko ndwaye sida. Noneho bashyiraho ubujyanama bw'ubuzima Nyacyonga, niho najyaga njya. Ndumva icyo ni icyambere. Iki rero cyaturutse muri tarake, kizana n'ikindi nagomba cyagiye kuri paruwasi. Icyo gihe twabaga muri paruwasi ya Butare hariya mu murenge wa Nduba. Noneho bagira ngo bamfashe. Iki ngiki rero nacyo nkijyana kwa muganga, baracyuzuza kugira ngo nzajye nkigendana. Noneho aho rero niho nageze. Iyi ni ikarita y'abarwayi ba sida. Iyi ni ikarita y'abarwayi ba sida. Abafite ayo makuru barayizi. Noneho izi nomero ziri hano, izi ngizi ziri ahangaha. Izi ngizi ziba zifite, haba hari ikindi gikayi ufite kwa muganga. Noneho kikaba nacyo iyo itanze ikarita bahita bajye bareba izi nomero, bakagenda bareba cya gikayi. Icyo gikayi kiba kirimo ubuzima bwawe bwose, aho za CD4. Noneho ahangaha niho bavivura ko wabonanye na muganga, ko wabonanye na dogiteri, amatariki baguhaye. Iki rero ni icya kabiri. Iki ni icya kabiri. Icya mbere cyari cyaruzuye imbere n'inyuma. Iki ni icya kabiri. Iyi ni ikarita y'abarwayi ba sida, ndumva abantu benshi bayizi. Noneho ngiye gukora igiterane cyo gushima Imana, rego mbiciyemo ntago mbivuze. Ngira ubuhamya burebure uburyo narwaye. Ntago nibagiwe umuhungu witwa Rutagengwa, ni inshuti yanjye cyane. Rutagengwa yantungishije irindazi n'igikoma, irindazi rya senkane n'igikoma. Agera igihe akajya gura imifupa y'ihene, akajya mpamagara, nkagenda akama gasosi, ku buryo mbese nafata ubuzima.
nyuma rero ngiye gukora Imana yankijije sida. Reka no gusa ubu turangije kugaragaza ko koko warwaye sida. Narwaye noneho sida. ubu tugiye ku buryo yakize. Ni uburyo yakize. Uburyo yakize rero ubwo baje kunyirukana nsigaranye abasirikare 7 ahubwo wenda gato cyane. Ntago twarebye ni iki cyateye iyo sida. Warayivukanye, wayanduye gute? Mbo aho ni hano habera urujijo. Sida nayandujwe n'umubyeyi wanjye arimo gupfa. Nandurira mu bise biti Nyabakecuru, hano gutya ndimo kumurundarunda. Yego. Kugira ngo kana abantu bari bagiye batakamenye nayandujwe na mama. Niho hano iyo ndimo gukora ibiterane byo kurwanya ibiyobyabwenge n'inda zatewe zidateguwe, najyaga dukunda gukorana na World Vision mbere igikora, ubu dukunda gukorana n'abaganga baje nk'ahantu tugatera amatente, nkaba ndimo gushishikariza abantu kugira ngo bajye kwipimisha. Ni ukuvuga ngo icyo gihe mpita mbwira abantu ngo ushobora kuba wibwira ko yandura mu busambanyi gusa. Ntabwo yandura mu busambanyi gusa, ushobora no kuba wararwaje umuntu nawe ufite ibikomere, noneho muri bya bikomere ukayanduriramo. Urumva Umunyabakecuru zo mu nzara ahangaha ibyo gusa. Ni ukuvuga ngo yari yatobotse ibyo none bikajya binyamo. Rero ugomba kwirinda mu buryo bwose bushoboka. Aho rero niho nanduriye. None abanci rero baniho bavuga ngo yango nungu impamvu ngo wakize ngo nuko ngo utari warasambanye. Habwawe ya no gusambana byose ni sida iba yagiye mu maraso na amaraso yanduye si ibindi. Ahubwo hari n'abantu bajya bambaza ngo none se ngo umuntu yakira. Imana nayo nta muntu n'umwe Imana itakiza, ariko nanone njya mbwira abantu ngo Imana ikora ikintu ifitemo inyungu. Ko hari abantu benshi Imana yakijije, ariko muri kwa gukiza barongera basubira mu byaha, barongera barazandura bitewe na kwa kugira gute na kwa kwirara. Abyumvise rero niyo mpamvu njyewe ntago ndi umunyabugugu ubuhamya bwanjye ndabutanga bwose. Hari bagize kumbwira ngo sinkatanga ubuhamya bw'uko nambaye ingutiya, kuba nduyu nguyu ureba nambaye akagashati kameze gutyo kakasirimu kabisa. Nakabasirimu kangaka. Reka ubwire kuba nduyu nguyu ushobora uzambona nambaye amakositimu mu biterane cyangwa se nanahinduye. Si ibyo gusa, aho byavuye abantu bashaka kutubwira aho bageze ariko ntibatubwira aho byavuye. Njye mbwira abantu njyewe rwose umbabarire wo nkurikiye Mana Nyagasani. Ubu ikintu cyitwa ibijumba abana banjye barabikunda, ariko bazi ko ibijumba ntabirya kubera iki narabiriye mu buryo buhagije. Nshuti yanjye wo nkurikiye we uri muri diaspora, nawe nubwo wagezeyo wibuke aho wavuye. Urabyumva ariko wibuke aho wavuye. Hari abageze mwabaga mu nkambi, ubuzima bwaho murabuzi. Ahubwo we nka inshuti yanjye ntago nabura kutakubwira ngo niba wumva nkunda nawe rate ngira icyo yibwira, ndaza kuguha akanomero cyo mu gikaritize kuvuga. Ariko impamvu nkubwiye ibi ngibi ni ubuhamya bwaho tugeze ahangaha. Wari umumbwira ngo ntago ngo wabanje kunyoberwa. Abenshi bambonye kuri kamera baranyoberwa. Nakubonye ndakuyoberwa ukuntu wabyibushye n'ibiro wari ufite. Ni ukuvuga ngo Imana nkije sida mpima ikiro 41. Ubu tuvugana ndapima ikiro 70. Urabyumva? Urumva harimo ibiro 29. Icyo gihe rero ntago wahita uza guhita umenya ko ari njyewe. Niho njya ngira icyigisho kivanga Imana gutabare nirangiza isiribanganye n'inkovu zibazo wahuye nabyo. Urabyumva ariko iyo mvuga ngo nakize sida, iyo ndimo kubereka agafoto ndimo muri anniversaire y'imyaka 17 maze nkize sida, umuntu yanzaniye agafoto. Urabyumva ariko aranyibutsa ka 2011. Nanjye ndikanga mpita fotora niko ngenda nerekana. Niyo ngaretse abantu bahita bavuga ngo uyu muntu ntabwo ari wowe. Ntabwo ni njyewe, ahubwo Imana yahinduye iki amateka. Rero tugeze muri cya cyiciro cya kabiri cy'uburyo nakizemo. Ni ukuvuga ngo hari umukobwa witwa Uwamariya yari yarabyaye mushiki wanjye mu batisimu, kubera kuba yari yamenye ko navuye kwa muganga ndi mu rugo. Yaje kureba koko nimba ukomeze azanye agafuka igikoma n'agasukari. Yaraje kudusura arambwira ngo iyo nza kumenya niburi ukaba ufite nk'akabaraga, ati wakazaje iwacu kaje vuba aho ngaho mu majyaruguru mu cyumba cyo bita kwa Simoni. Ati wakazaje iwacu kaje vuba, ati hari abanyamasengesho bazahaza.
ese abo banyamasengesho ni bande? Ahita ambwira ngo ni ba Rufonsina. Ambwiye Rufonsina, nibuka ko Rufonsina ari wampanuriye ko nzicarana n'ibikomangoma. Arambwira ati harimo n'abandi ba Jose. Ambwiye Jose, nibuka ko Jose ari wampanuriye ko nzarya, nzanywa, nzajya mu mahanga. Ndavuga ni basi. Nubwo ntabishoboye ariko nzagerageza. Arambwira ati wakaje nibura mu cyumba cy'iwacu basi tugasengana. Rero muri icyo gihe inshuti yanjye wowe dunkurikiranye, nubwo umubiri wari kure, nubwo umubiri wari waranshizeho, nubwo umubiri wanjye wari warahombanye, ariko ubugingo bwari buzima rwose. Ubugingo bwari buzima, nari mfite amayerekwa, kandi n'ubu ngubu ndacyerekwa. Ariko we witonze gatoya. Uzace mu gikari ndacyanahanura, umwuka w'Imana cyari muri njyewe. Noneho icyo gihe nibwo nahamagaye Rutagenga, umwe navugaga nashimiraga, yego, niwe wantwaye ku igare. Ndamubwira rero mbabarira, ngirire neza, nshaka kukurushya bwa nyuma. Amujyana ku igare, baragenda banyicaza mu cyumba aho ngaho kwa Simoni. Twageze mu gihe cyo gutangira kurya aho ngaho mu cyumba kwa Simoni, barabaduzana ibiryo, iteraniro rigiye gutangira. Barabanza baratura, barabanje barasenga, barangije baratura, bizana Imana. Ngewe bitewe nuko nari imeze ntagombaga kunyatuza, ariko nari nagiye muri icyo cyumba, wo nkurikiranye, nagiye gukira. Nagiye muri icyo cyumba ngiye gupfa, nkagipfiramo. Ba Rufonsina bansenga bampanuriye, ba Jose bampanuriye ko nzajya mu mahanga, abamane ko nzicarana n'ibikomangoma, abamane ko nzarya ngasigaza. Ni ukuvuga ngo nagiyemo ngo nkipfiremo babafunge. Nabyumva, ariko niyo mpamvu kenshi na kenshi nk'abantu baza aha ngaha ngo mbasengere, mpita mbabwira ngo ntuze wumva ko ariko ahubwo ngwino Imana banze gukize. Iyo ageze mpita mbabwira ngo reka tubanze dusenge Imana gukiza ikimungu cy'umutima. Kuko ikimungu cy'umutima hari ibyaha by'umutima, hari n'ikimungu cyo kuba warakomerekejwe, ugatekereza ko wayikwanduje, ugatekereza uburyo wayanduye. Icyo kintu kumva muri we ntufite kubabarira, urabyumva. Ariko ndabanza nka kwigisha ukabanza ugakira icyo kimungu. Si umwe, si babiri, si batatu. Hari n'undi uri muri Amerika nasengeye kuri telefone, Imana ikora igitangaza, yarakize. Yakize sida. Umusengeye kuri telefone, Imana ikora igitangaza, impishurira ikintu ngomba kumubwira agomba gukora. Ntabwo ari amafaranga, ntaza kunkurikira. Nabyumva, ariko nari niryamiye amanga. Ubu nshobora kubivuga ugasanga abantu benshi baravuze bati ngo kiza umusonga nabonye umuti. Ngewe nari ndyamye aha ngaha, Imana imuntumaho imbwira ibintu agomba gufata. Hari undi mu mama aho bita Kiziguro, nayo Imana yigeze kuntumaho arwaye sida, irambwira ngo ikigori cy'umubeya n'amaminino, kandi byari mu gihe cy'izuba. Yagiye ngo kugishaka ahantu mu gishanga arakibona. Urabyumva, ariko ikigori cy'umubeya. Undi wa kabiri uwo nguwo muri Amerika, Imana yambwiye ngo umutabe w'igisheke, hari utunuza bita ngo ni inyabarasanya. Ni kwinyabarasanya, urumva tugira ibishoko, irambwira ngo mubwire ngo aba ari byo ashaka. Kandi ntago buri wese abona umutumwa. Nuvuga ngo umwe ushaka kukubwira ngo muhibi, indi ukamuhiba cyane. Noneho abo ngabo Imana yabimpishuriye. Nk'ubwo nagiye mu modoka kuri wa Kiziguro, Imana imbwiye ngo ngende mubwire iyo message, mukoreho nta n'undi muntu urankora. Ndashimira icyo byagenze uko nguko, kuko ibona bimaze. Ndagenda ndakomanga, araza arakingura, ntaranamuvugisha, we yaramvugishije nsuhuza, ngenda ndamuramutsa ntavuze, ndabanza ndamusengera, mubwire message Imana yampaye. Ubu yarakize, ni muzima. Harabandi nasengeye kwa Nyirangarama. Ubwo nari ndimo guguha agace ko nyuma yuko bagenda baguha impapuro zo kwa muganga ukabona barabifite, barimo baragenda batanga ubuhamya, bafite ibyangombwa byo kwa muganga barwaye n'ibindi barakize. Iwo nguwo yaje kugira gutya, aza kunyoreza we cyo kora, yaje kunkandira akanyenyera, nyohereza $100. Haye kunyoreza $100 we byari kuri nge byari ubukwe. Byari ibintu bikomeye cyane rwose pe, na Imana imuha umugisha. Gusa kugeza ubu ngubu muri iyi minsi nomero ye sinkibona, sinzi uko byagenze. Noneho rero birangiye aho ngaho mu cyumba
niho bigishije ariko haza nyuma yo kwatura bararirimbye barigisha Imana iramanuka iravuga ngo ya mubanze mwihane. Ninjye wari wabaye ikibazo, nari nabaye nka Yona muri bwa bwato bari mu nyanja. Rero ndangije umukecuru waranyihana araza aranyegera ngati se we ntako wabasha kwihana, nta kintu wakwihana, ntacyo wumva wakwihana kugira ngo nawe Imana ibe yakugira neza. Habwa ni rero njyewe icyo numva nakwihana ni Imana imbabarire, murabyina nk'abatuka mwahimbaza mwabwiriza, njyewe Imana imbabarire ko nayise ingome, nayise Imana kwitumva kwitagira amatwi, nayisabye n'urupfu irarunyima. Nirwero Imana imbabarire ndihana. Nkimara kwihana umuhanuzi ajya mu mwuka ati mwumva ko Imana ivuze, ati ravuze ngo uyu munsi buri muntu wese ndamusetsa kandi arabona igitangaza. Numva rero ko ubwo wenda ndi bupfe ariko batakibafunze, nuko nahise numva ko wenda ubwo ndi bupfe ariko batakibafunze. Imana iravungije binjira mu kanya, umwigisha ayigisha ijambo rivuga ngo yicaye kuri ya ntebe. Ni mu byahishuwe ibice byaho 21:5 avuga ngo yicaye kuri ya ntebe, iravuga iti dore byose ndabihindura bishya. Muri kwa kuvuga ngo byose ndabihindura bishya, nahise nuzura umwuka wera aho nari nicaye muri yanguni. Nuzura umwuka wera ndahaguruka. Byonyine kwihagurutsa cyabaye igitangaza, cyatumye abantu bose barimo aho ngaho n'udafite umwuka wera yuzura umwuka wera. None muri ko ndahaguruka, noneho bahita bateramo agakorasi kavangwa ineza ye. Baragatera ineza ye narayibonye, barayitera nanjye ndahimbaza, bazana ibitambaro bakajya bamungiza. Njya mbwira abantu ngo sida yanjye yagendeye mu cyunzwe no guhimbaza Imana. Nzana icyunzwe ndihanagura, sinajyaga mbiri ibyunzwe, muskwara nimfite nkajya nkamura amazi hano hose mbibyunzwe. Ariko turangije turicara, tumajije kwicara uwitwa Nsenga ajya mu mwuka ati ni mwumva ko Uwiteka Imana ivuze. Araza yanjyangera wagiye kumanurira akakupa. Ubwo igihe kiragera turongera turicara. Twicaye baba batekora indirimbo ivuga ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza ya 16. Barayiririmba bakira ku gitero cya nyuma kivango nanone uko mbishoboye nzajya nguhimbaza ngo no mwipfa ryanjye iryo zina rizamuhumuriza. Icyo gitero ndagikunda niyo njyamye rye ndota ndimo kukirimba nkuzura umwuka wera. Ubwo ndayiririmba barayiririmba turabyina aho niceye mu nguni. Bageze muri cya gitero ngo no mwipfa ryanjye, numva ikintu gikubitiye mu mutwe kiramanuka no mu rutirigongo, numva ibindi bisohotse mu maguru, ndongera nuzura umwuka wera ndahimbaza. Noneho Nsenga yuzura umwuka wera, Rufonsina agasobanura, Nsenga avugaga mu ndimi, Rufonsina agasobanura. Muri kwa gusobanura rero niho aho ngaho niho Imana yambwiye ngo ningene nshaka ituro ryishimwe ribyibushye, nindangiza ndizane mu nzu yayo. Abandi bati ryiki? Nsenga arakupa ubuhanuzi witwa Joza mukubita urushyi. Nsenga aravuga ngo nduwiteka Imana ndagukijije. Ubwo aho ngaho rero abandi buzura umwuka bivuze ngo irankijije. Cyewe numva ukijije wenda ubugingo, kuko nagiye mvuga ngo mfe wenda umubiri wo urapfa bawuhambe. Aho rero niho Imana yahise ikorera muri Nsenga avuga ngo kubyibwira suko, ahubwo ngukijije kugira ngo umanuke imisozi uzamuke iyindi utambike ibibaya. Irangira yambwira ngo kandi zamura ibiganza ari by'ibingibi nkweretse. Irambwira ngo mbishyizemo umuti. Irangira yambwira ngo uzarambika w'ikiganza wese yizeye nzamukiza indwara iyo ariyo yose. Ubu tuvugana rero ibi bihugu bikikije u Rwanda, Kenya, Tanzania, Burundi, Uganda na Kongo, byose nabizengurutse ngenda mvuga gukora kw'Imana. Kandi igihugu cyose ngezemo mbona ukuboko kw'Imana, Imana ikizamo indwara, Imana ibitangaza by'Imana birakoreka. Noneho Nsenga mu gihe nyirimo kubishidikanya, Imana imukoreramo iravuga ngo dore kwa muganga baguhaye randevu yuko byarangiye ndetse bakubara nk'uwapfuye. None rero ejo uzajye kwa muganga bazaguha igisubizo cy'uko uri muzima. Niho nagiye ku itariki 15, nagiye ku itariki 15
z'ukwezi kwa nagiye ari ku itariki 15 z'ukwezi kwa 10 Imana nkije ku itariki 14 2007 niho bampaye abasirikare 1000 ubwo akangaka nikanzana k'abasirikare urumva bari banyirukanye mfite abasirikare 7 niho banagezeho bama abasirikare 1026 mwihangane gitandukanye na kimwe twaberetse mbere urabona ahangaha gifite abasirikare 1026 nabangahe na 6 sinzi kameramani niba barimo kubishyiramo neza muri aka kabara k'umutuku hariho abasirikare 1026 kandi mbere bari banyirukanye nsirikanye abasirikare bangahe 7 ubwo bonyine iki rero ni ikimana yari mbwiye ngo ejo nzaje kwa muganga bazama igisubizo cyuko nakize ubwo iki ni icya kabiri ngiye gukora igiterane cyo gushima Imana ko yankijije sida kuko nagikoze ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 8 hari ku muganura ngikorera ku kibuga cy'umupira 2008 kwabanje kujya kwipimisha mu Gatsata njyanwe n'umushumba wanjye witwa Gasirikare ubwo kugira ngo koko barebe ko ibyo ngiye kuvuga ari iki ari ukuri iyi ni impamyabumenyi ku bantu bakurikiye ikiganiro nyigisho ku ndwara ya sida na mburugu najyanye n'umugore wanjye Mukantagara Françoise ibyo bishyiramo neza barebe ko ari byo aha rero niyo bakoresha intuza impamyabumenyi bakoresha iyi ni impamyabumenyi bakoresha ibimenyetso aho urabona ko ari projet San Francisco ndagira ngo abantu abenshi bajya bavuga ngo barakiza ariko bakabaterekana ibyangombwa yego urabyumva ariko kandi mu gihe rero ngewe rero Imana yambwiye ngo abatazizezwa no kunubuhamya gusa njya mbereka n'iki n'ibyangombwa byo kwa muganga Gatsata mu kwa 8 2008 ni ukuvuga ngo oya aha ni itariki 8 niho wapimye n8 ni itariki 8 z'ukwezi kwa 2 ahangaha warebye kwa 8 akabonaga neza itariki 8 z'ukwezi kwa 2 z'ukwezi kwa 2 8 ubwo bagira ngo nzakore igiterane aricyo cya giterane nakoze ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kangahe kwa 8 niho bampaye iki gisubizo hano ni VH ni kuri sida iyo basanze sida iriho bashyiramo teranya n'ikaramu itukura noneho rero ahangaho urabona iyo basanze nta sida irimo bashyiramo kuramo n'ikaramu y'iki y'ubururu urabona ko ari kuramo noneho hari icyo bita syphilis abayikurikiye barabireba neza kuri syphilis rero niyo mburugu aha bakora ubushakashatsi ku ndwara ya sida na mburugu mu Gatsata muri projet San Francisco Kanyonyoma iyo kuri mburugu naho ni kuramo bivuze ngo nta sida irimo nta na mburugu igize gute nta na mburugu irimo urabyumva ariko twicaraga ku ntebe imwe ifite akanuza urubaho rwanganaga n'iki kiganza nari nagakore n'witwa Karasi none rero nubwo zishaje urabona ko nicara no mu madiva urabyumva aya nayo nayahawe n'umuntu nari nsengeye yamaze imyaka 15 yari umwana yari amaze imyaka 15 yarapfuye amatwi baragiye kumuvuza mu Buhinde biranga ndangije ndamusengera mu giterane cyari cyabaye aho bita Rubengera Kibirizi aho ngaho urusengero ruhari ku bantu ruri Kibirizi narukoze fundraising uwo munsi maze gusengera uwo mwana amatwi ye ahita afunguka izi urumva rero kandi byari Imana yajyaga imvuga ngo nzicara mu bintu bikanga abantu ariko nari kwicara bikana Imana ikiza umusonga rero muri makeya niyo tariki iki ni ibyangombwa ubu hari abantu benshi bajya bambaza ngo se ngo kuki nkunda kwipinja nipimisha ngo nuko nkomeza kwipimisha ngo nuko dushidikanya oya ngewe nanjye njya nibaza ubundi iyo sida yagenze ite ubu tuvugana amaze kwipimisha nyuma yuko nkize mbere nipimishije inshuro 7 basanga ndwaye nyuma yuko nkize ubu tuvugana maze kwipimisha inshuro zirenga 29 aho ngeze bapima urumva niyo twashishikarije abandi turimo gusishikariza abandi kugira ngo bipimishe nanjye ninjye baheraho kugira ngo mbe ndimo kubereka akanjye nabyumva ariko mbe mbereka akanjye nkanabereka aho bajombye kugira ngo bemere ko Imana ikiza sida wowe rero udukurikiye nagira ngo nkubwire ngo nta kidashoboka ndumva hamwe no kwizera
nta ndwara n'imwe Imana idakiza. Nyuma y'uko Imana inkijije nigeze gukora igiterane kuwitwa Karosi mu cyumba cyaho hariya mu cyaha hafi kuri ADPR, akana gapfira mu rusengero karapfa burundu umwuka ushiramo. Barakazana nari ngiye kubwiriza ndagasengera, ibyo byabaye imbona nkubone karazuka. Ibyo byabaye imbona nkubone. Rero nagira ngo nkubwire wowe dukurikiranye kuri Menyesha TV, menya ko nkumenyesheje ko Imana uko yakizaga kera mu batubanjirije n'ubu ni kwigikora. Iyaba n'ubu habaho habagaho kuvuga ngo kuvuga ngo bongere kwandika Bibiliya bashyiremo nanjye umurongo wanjye, nzi ko nanjye wafasha bavushyizemo bati ntaho bavukiye Eugene umuhungu wa Rwatambuga na Nyiramabenge. Nabyumva ariko uwambaye ingutiya asigaye yambara kositimu mu gukiza indwara, bakavuga bati umuhungu wa Rwatambuga Imana yamukijije sida. Urabyumva ariko nzi ko uwo murongo nawe wafasha abantu. Urabyumva ariko izo ngutiya wazambaraga byagenze gute? Mva kandi reka waretse tukazabivuga mu kindi. Twavuze ko mu gice cya kabiri ari ikintu tuzavuga. Iyo ngutiya ku bantu badukurikira n'ubukene nayiguze mu isoko rya Rusine. Urabyumva ariko mvuye kuyahingira kwa masenge umushiki wa papa. Urabyumva ariko ampemba 200 manuka mu isoko rya Rusine ngiye kugura ikabutura, ngeze ikabutura ndayibura, numva aho bavuga ngo ni ijana kwa Mukunda abantu, naho ndebye nsanga ni ikabutura kera twazitaga Kabagwira, zagiraga elastike y'agakoba zikagira urudodo rumwe. Iyo twicaraga ku mwebwe rero mwavutse ibintu byanzutu, ariko abantu ba mu cyaro haraho nagiye nsanga biracyahari, gushyira umuti igiti mu gitumba. Urabyumva ariko ukicaraho. Iyo wicaragaho twahatotobetse amase, iyo twagenderagaho kabiri yakabutura ihitaga icika, kimwe kigajya mu kaguru kamwe, kindi mu kaguru kamwe, tugasigara wa mukoba wisigaye gifasha. Urumva rero ngezeyo ndanyibonye, nibuka ko bacu bayinguriraga baranayinkubiteye cyane, numva barimo kuvuga ngo 200 kwa Mukunda abantu. Uhita wigurira ingutiya? Ngure ingutiya nayiguze amafaranga 180 yanjye yitwaga Bana Muraseka iki. Ndashimira Imana ko yankuye mu ngutiya, nkaba nambara costume ngahinduranya, nkaba nambaye. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ngiye guhimba indirimbo ivangira gitwitse. Urumva ngo kirahiye kirahiye kigerageza kigize gute kirahiye. Iyo ndirimbo hezazaza azaba ari amateka. Reka mvuge umva tuzayigeza ku bantu bambere kabisa. Rero kuri wadukurikiranye, reka nongere ngubwire ngo Imana iguha umugisha, kandi cya kabiri ngusabe ukore kuri subscribe kuri Menyesha ndetse no kuri Kiza Umusonga TV. Urabyumva ariko rero ukore share, ukore commentaire. Urabyumva ukande kukazogera zijye zikugeraho, bijye bikugeraho mbere ibi biganiro byacu. Ikindi ushaka nko kuduhamagara cyangwa se ushaka ko tugusengera ku murimo wacu dukora no gusengera abantu, wadushakira kuri izi nomero. Hari n'indi nkunga ariko namwe mujye mutanga nomero zayo. Urumva kuba mugira ngo mugera ngaha nabonye mwateze moto. Urumva rero moto ntago inywa amazi. Rero ushaka no kugira icyo wadufasha nyine kudushyigikira, wakudushyigikira kuri izi nomero 078 32 70 880. Izo ziba no kuri WhatsApp. Ushatse konye reka nzigusubiremo rimwe 078 32 70 880. Imana y'amahoro iguha umugisha. Ngira n'izatigo nazo reka nzikubwire 072 8 27 08 80. Mbese ni nka za zindi. No guhindura 072 8 270 880. Urumva ziroroshye. Rero Imana iguha umugisha, kandi tugushimiye inkunga ugiye kudutera. Utera inkunga ku Kiza Umusonga TV, utera inkunga kuri Menyesha TV, iyo ariyo yose, yaba mu bitekerezo, yaba mu bikorwa burya bibamo n'agafaranga. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Murakoze, ndabakunda. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane rero ku bari badukurikiye kuri Menyesha TV. Uyu yari umutubiri wacu wari uzi kudufasha mu kuduha ubuhamya
bw'uburyo yarwaye sida ayandujwe n'umubyeyi we wari uri mu gupfa kuko yari afite ibisebe mu nzara bakunda kwita inyabakecuru, mu gihe ari kumurundarunda yapfuye yanduriramo sida. Ariko kubw'amasengesho yagiyemo no kubaha Imana ibasha kumukiza sida. Ubu akaba yatweretse impapuro z'uko yanduye sida, turabibona nuko yipimishije inshuro zirenze 30 nyuma agasanga nta sida arwaye. Kugeza uyu munsi arashima Imana. Namwe tubashishikariza ko kuba mu Mana ntacyo bitabagezaho. Waba urwaye indwara urakira, waba ufite ibibazo runaka birakira. Imana mbere ya byose. Ariko harakandi karuretse wibasezeraho hari akantu numvishe umwuka nyongoreye ndarose nose nde ziko mise numvishijwe rimbwira ngo hari umuntu waba dukurikiranye ariko akaba yumva ashatse kuba mu Mana agakizwa, Imana ikamukorera igitangaza. Hari nundi ufite ikibazo urabyumva ariko yaba ari deni rwaba ari uburwayi akaba yumva akaba yarakijijwe, akaba yumva arushijeho kwizera Imana, akaba yumva twamusengera. Numvishe rero umwuka mpase gusengera uwo muntu, urabyumva ariko sinzi niba mubyemera. Twatangiye dusenga, nta kibazo rwose, turasose dusenga. Urakoze cyane. Twongeye kugushimira Uwiteka Mana yacu, dushimiye uyu muntu ukurikiranye iki kiganiro gifashe umwanya utari mutoya kandi utari na munini urambiranye. Rero akumva nawe afashe umwanzuro wo gukizwa kandi akumva afashe umwanzuro wo kukwizera. Banza umubabarira ibyaha byose yakoze, akabikora nkana n'ibyo yakoze atabizi, umukurireho karande mu izina rya Yesu Kristo. Hari nundi ubyumvise, wumvishe iki kiganiro, wumvishe ubuhamya ariko akaba afite ikibazo cy'uburwayi, akaba yumvishe agiye kukwizera kugira ngo nawe umukize. Ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo, mwaturiyeho amaraso ya Yesu, mwaturiyeho ubutabazi buturutse ahera. Hari nundi dukurikiye afite ikibazo cyo kuba nta kazi, cyo kuba ari mu buzima bubi, cyo kuba ari mu buzima bw'ubukode, nkuko wankoreye igitangaza ukampaho kuba. Mwami Imana yacu, niko nsengeye uyu muntu niwe kugira ngo umukorere igitangaza nkuko wamvanye mu bukode nawe umuvane mu bukode, umuhe Imana, umuhe icyerekezo. Nsengeye umuntu w'umushomeri kugira ngo umuhe akazi mu izina rya Yesu Kristo kandi nyagora ku ngoma Imana. Nsengeye nibi biganza kuko hari icyo namenye ko ibiganza bitanze bihabwa umugisha kurusha guhabwa. Nsengeye ibiganza rero byifuje gutanga Mwami Imana cyangwa se bijya bitanga Mwami Mesiya mwiza kugira ngo nabyo bihe kwakira, kugira ngo bijye bona icyo bitanga mu izina rya Yesu Kristo. Nsengeye umuntu wese uzakurikira iki kiganiro kugira ngo kizageraho kimukura, uzakurikira ubu buhamya kugira ngo buzageraho bumukura, buzageraho bumushyitsa. Urakoze kuko byumvise Mwami Imana yacu Nyiringabo, ndakwinginze kugira ngo Umwuka Wera akora imirimo n'ibitangaza. Aba bantu rero bifuje gukizwa ndagubasenge kugira ngo bahagakiza, kuko natwe wakaduhaye nta kiguzi, twari babi batwita abashitani ariko ubu turi abakozi bawe, twahinduye izina twitwa abakozi bawe, abakozi b'Imana. Mwami Imana yacu Nyiringabo, abana b'Imana, uyu nawe ndamusengeye kugira ngo mumuvane mu gitabo cy'abarimbuka ahubwo mwarike mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze kuko byumvise icyo n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo mu bisengeye byose. Amen. Amen. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Murakoze cyane. Kubasezeraho rero twabaha nimero kuko hari umuntu ushaka kuba afite ubuhamya nawe avuga ati mfite ubuhamya, mwaza nkabaha ubuhamya mukazabugeza ku Banyarwanda, mukazabugeza ku bantu benshi babakurikirana. Nimero zacu ni 078 5 91 3 7 wazisubiremo ziba no kuri WhatsApp. 078 5 91 3 7 Mutabaruka Joel. Abo ni Mutabaruka Joel. Za zini natanze ni zakiza umusonga ariyo ntaho bavukiye uje. Yego. Ubwo rero abantu mujye muduhamagara mukora umurimo mu buryo butandukanye, na bakanda akanyenyeri mu kudushyigikira ko tugenda hirya no hino hatuzenguruka duhiga icyafasha abantu, kuko ntabwo twese twagendera rimwe ariko tuba twabagereyeyo mu buryo bwose bufatika. Tuzakomeza kubana mwe mukomeze mudushyigikire mukanda subscribe, nicyo kintu cy'ingenzi kurusha ibindi. Nk'ubu urabona Imana ibaho umugisha. Nk'ubu urabona nkanjye nkoresha telefone, ntabwo njya nkunda kwiruka kugenda keretse gufata ibiterane. None nk'ubu maze ukwezi ntaheruka gushyiraho ikiganiro. Impamvu
ubwo rero kuba nta impamvu ntaheruka gushyira ikiganiro biterwa n'impamvu yuko bisaba amafaranga. Ikitumye mbivuze no kugira ngo bashyigikire, bisaba amafaranga, natwe dukeneye gushyigikirwa. Imana ibaha umugisha. Nakoze cyane.